bamaze gusangira ngo ahagarara hejuru y'inzu aramuhamagara Sawuli we ndashaka noneho kugusezerera ngarangije aramuherekeza yari yazanye n'umugaragu uyu mugaragu yari afite n'ituro ariko haleluya turabasuhuje mwebwe mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV ikaze tugarutse imbere yanyu kugira ngo twongere tubagezeho ijambo ry'Imana twabateguriye nizere ko mukora subscribe share ndetse na comment murakoze cyane uyu munsi rero tubafitiye umuntu ugiye kutwigisha Evangeliste Devota murakoze cyane reka tumwakire atugezeho ijambo ry'Imana yaduteguriye murakoze. Haleluya Shalom shalom amahoro y'Imana nabane namwe twongeye kunezerwa ko twongeye kuganira ijambo ry'Imana hashize iminsi tutaboneka ariko uyu mwanya turongeye turabonetse Imana irabyemeye Imana ntihabwe icyubahiro reka rero twishimire cyane abo tugiye kubana kuri uyu murongo wacu aho waba uherereye hose waba uri mu Rwanda ikaze waba uri mu bihugu bitandukanye byo hanze ku mugabane wa Aziya Amerika Burayi turakwishimiye Ubwongereza impande zose wumve yuko turi kumwe reka rero mbere yo kumva ijambo ry'Imana dutangire dusenga Imana ariko ndagira ngo uyu mwanya ntugupfire ubusa aho kuba umwanya wo kwishimira kandi ubu umwanya wo kugira aho kuvana naho kujyana reka dusenga Imana. Turagushimiye Uwiteka uri Imana y'amahoro uri ibyiringiro by'abakwizera Mana uri umutabazi izina ryawe nirihimbazwe watubereye Imana ugendana natwe wicaranye natwe kandi mu bikomeye twarakubonye watubereye ingabo idukingira kugeza n'uyu munsi warakoze rero tugiye kumva ijambo ryawe nyemera wumve gusenga no kwinginga kwacu umunsi umwe waritegereje ubona ko gusenga cyangwa kuniha kw'abantu kwaye kukugezeho utuma umugaragu wa Samweli kwimika Sawuli kuko wifuzaga kurengera ubwoko bwawe nyemera natwe wumve gusenga kwacu ndetse no kuniha no gutabaraza kwacu kukugereho ufata umwanzuro wo kuturengera rero turagushimiye ko uje muri twe kandi turagushimiye ko ari uje gushyiraho iherezo ku buzima bwacu urakoze urakarama mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa amen amen. Imana nizaturuhura iyi mibabaro iyi si n'imiruho Imana nizaturuhura iyi mibabaro n'iyi si y'imiruho Imana ibwira Mose genda ujye kwa Farawo kumbohoreza ubwoko nshaka ko bunkorera Imana ibwira Mose genda ujye kwa Farawo kumbohoreza ubwoko nshaka ko bunkorera uwo niwe wavuze kandi ni Uwiteka ijambo ryiwe ryose ntawe urivuguruza uwo niwe wavuze kandi ni Uwiteka ijambo ryiwe ryose ntawe urivuguruza uwo niwe wavuze kandi ni Uwiteka ijambo ryiwe ryose ntawe urivuguruza uwo niwe wavuze kandi ni Uwiteka ijambo ryiwe ryose ntawe urivuguruza uwo niwe wavuze kandi ni Uwiteka
ijambo ryiwe ryose ntawe urivuguruza. Amen, amen. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Intego mfite ni intego ikomeye, ni intego ivuga ngo Imana yumva abantu bayo, yumva kuniha kwabo cyangwa yumva gutaka kwabo, irangije irabasubiza. Imana ishimwe. Umaze igihe uri gutaka nk'uko ubu bwoko bw'Isirayeli bwatatse, biragenda bigera ku Uwiteka, hanyuma Uwiteka abwira Mose, genda ndebera ubwoko. Nawe hari ibice umaze igihe utakiramo ntari bumenye, cyangwa nanjye hari igice ndimo utari bumenye, ariko gahunda ni imwe, ni uko uwo dutakira ari Imana imwe, kandi iyindi gahunda ni uko uwo twiringiye ari umwe, ari Uwiteka, kandi ngo ijambo rye nta muntu ubasha kurivuguruza. Haleluya. Ndagira ngo ufashwe n'ijambo nzanye muri uyu mwanya. Ijambo ry'Uwiteka nta muntu ubasha kurivuguruza. Icyo Imana yavuze ku buzima bwawe kigomba kuba, icyo Imana yategetse igomba kugikora. Gahunda ni uko ugomba gutaka bikagera imbere y'Uwiteka. Ushobora gutaka abaperesi ntibatume bigerayo, ushobora gutaka abaperesi ntibatume wumvirwa, ushobora gutaka ntibyemere. Haleluya. Ariko iyo utatse bikagerayo, Imana ifata umwanzuro ikavuga, reka njye kureba uwo muntu wanjye. Haleluya. Yije kureba ntabwo igusiga uko wari umeze, yije kureba ntabwo ikomeza kukurekera gutyo, nta nubwo iyo uri mu maboko y'abantu ikugumishamo, ahubwo yije, haleluya, ifite ahantu igusanga ikagira n'aho igusiga. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasanga hano muri Samweli ibice 9, turava ku murongo wa 15, turasoma mu izina rya Yesu. Haranditse ngo Samweli amenya ko Sawuli ari we Imana yatoranije. Kandi umunsi wa Sawuli urasuka, Uwiteka yari yaraye abihishuriye Samweli, aramubwira ati, ejo nk'amagingo aya nzakoherereza umugabo uturutse mu gihugu cya Benyamini, uzamwimikisha amavuta abe umwami w'ubwoko bwanjye Isiraheli. Niwe uzakiza ubwoko bwanjye amaboko y'Abafilisitiya, kuko ubwanjye amaboko y'Abafilisitiya, kuko maze kureba abantu banjye kandi gutakwa kwabo kwangezeho. Nuko Samweli akirabukwa Sawuli, Uwiteka aramubwira ati, dore nguyu wa muntu nakubwiraga, uyu niwe uzategeka ubwoko bwanjye. Nuko Sawuli yigera Samweli mu irembo ry'umudugudu, aramubwira ati, ndakwinginze nyobora aho inzu ya Bamenya iherereye. Samweli aramubaza ati, erega ni njye Bamenya. None njya imbere tujya ku kanunga, kuko uyu munsi muri busangire nanjye, maze ejo mu gitondo nzagusezerera, gusobanuriye ibiri mu mutima wawe byose. Kandi rero iby'indogobe byo zimaze iminsi 3 zizimiye, ntiziguhagarike umutima, zarabonetse. Mbese iby'igikundiro byose byo muri Isiraheli bibikiwe nde? Ikibazo. Si wowe se n'inzu ya so yonyine? Amina, amina. Haleluya. Dusomye amagambo akomeye, kandi amagambo akomeye ngira ngo adufashe. Mu by'ukuri Sawuli inashatse indogobe. Igihe cyaragase Imana yumva gutaka kw'Abisiraheli, ibona hari umutware cyangwa umuntu ugomba kuzamo
akabakiza amaboko y'Abafilisitiya yahoraga bagendaho. Amaboko y'Abafilisitiya yari ameze nabi cyane ku buzima bwabo. Haleluya. Babwira Abafilisitiya bari ubwoko bukomeye kandi bwababazaga ubwoko bw'Imana. Ariko Imana irabareba iravuga, mwa Abafilisitiya mwe, ngomba kwimika uyu mugabo witwa Sawuli, hanyuma akazaza akabereka yuko hari uri muntu ufite imbaraga hejuru yanyu. Hanyuma Imana irangije iragenda isanga indogobe za Sawuli zirabura. Hanyuma ngo indogobe zimaze kubura yarashatse araheba. Abantu ba kera ntabwo birwaga bivuna gushaka amakuru yo mu mubiri, ahubwo babaririzaga umuntu witwaga Bamenya wa kera ni umuhanuzi wo muri iyi minsi. Barangije baravuga ngo reka tugiye kumureba. Haleluya. Ariko kuri umurongo wa 6 aravuga ngo ubwo bari bamaze kuzishaka bazibuze. Haleluya. Kuri umurongo wa 6 aravuga ngo nawe aramubwira ati, muri umudugudu hari umuntu w'Imana kandi ni umuntu wubahwa, ibyo avuga byose bijya bisohora rwose. None tujyeyo, ahari yadusobanurira iby'uru rugendo rwacu turimo. Sawuli abaza umugaragu we ati, ariko se nitujyayo turamutura iki, ko impamba ishize mu nkangara zacu kandi tukaba tudafite impano yo gushyira uwo muntu w'Imana, mbese dufite iki? Uwo mugaragu yongera gusubiza Sawuli ati, dore mu ntoki zanjye mfitemo igice cya 4 cya shekeli y'ifeza, nicyo ndi buture uwo muntu w'Imana kugira ngo atuyobore. Amina. Sawuli amaze gushaka amakuru y'indogobe yose amaze kuyabura, aravuga noneho tugiye kureba umuntu witwa Bamenya, ari bubashe kutubwira amakuru y'indogobe, ari bubashe kutubwira amakuru y'ibyacu, ari bubashe kutubwira amakuru y'uko bimeze. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro kandi Imana yacu ishimwe. Ari bubashe kutubwira, haleluya, ari bubashe kutubwira aho indogobe zagiye. Ariko Imana yari yasanze Sawuli iramubwira ngo ndi bukoherereze umuntu ku gicamunsi nk'iyi saha, nimara kumukoherereza wowe urahita umwimikisha amavuta kugira ngo agiye kurengera ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Ariko kugira ngo iyo gahunda igerweho, nuko kuniha kw'Abisiraheli kwari kwageze imbere y'Imana. Hanyuma Imana iburisha ziriya ndogobe kugira ngo Sawuli abashe kugera guhura na Samweli. Sawuli yaje rero kwa Samweli abaza uwo bari kumwe ati, umuntu w'Imana turamutura iki? Kera bajyaga kure umuntu w'Imana bakajyana ituro bitewe n'uko wenda babyiyumvagamo. Ariko uwo bari kumwe yamubwiye ngo inkangara zacu nta kintu gisigayemo. Uwo bari kumwe asanga hari ituro asigaranye, aravuga niba ituro rukirifite tugende turijye. Kuyoboza hari aho nasomye ngo bahura n'abakobwa bagiye kuvoma, urabaza batese nta Bamenya utuye hano hafi, urababwira mukomeze imbere, kugeza ubwo bagiye kera bagera kuri Samweli. Samweli naye bajya kumubaza bati nta Bamenya utuye hano hafi, kuko bari bafite ikibababaje bashaka kumenya amakuru y'indogobe zabo. Haleluya. Hanyuma arangise uwo Bamenya, Imana yacu ihabwa icyubahiro, uwo Bamenya arababwira ati ni njye. Samweli aravuga ni njyewe mwangezeho. Haleluya. Imana irangije ibwira Samweli ngo yewe Samweli we, ngo mufate wa wundi nakubwiraga n'uyu. Icyambere ni amakuru. Uzageragezwa, ariko nubona yuko nta makuru ufite uzaneshwa. Ariko nuba ufite amakuru azagukomera. Nugera mu bibazo udafite amakuru uzanapfiramo pe, ariko niba ufite nzayimana uzakomeza. Mu by'ukuri Sawuli yaravuze nimba mbuze indogobe mu mubiri, reka ngiye kureba Bamenya mubaza uko byagenze. Agiye kubaza Bamenya, asanga Imana yamaze kubibwira Bamenya, asanga Imana yamaze kumwitegura. Mbese Imana iri kugutangira yahe makuru muri iyi minsi? Imana iguha amakuru kandi gutangira amakuru meza. Haleluya. Nuko arangije aramubwira ati ngwino tugende ku gasozi kwa Kanunga tujyane gutamba. Sawuli aramubwira ati se turajyana? Navuga ngwino tujyane. Ahita namurondora aramumenya.
haleluya. Aramubwira ngo namaze kubibona kera yuko ufite ikibazo cy'indogobe. Indogobe zarabuze zimaze iminsi 3, ariko izo ndogobe dore zarabonetse. Ahita namubwira ngo ariko se ntabwo uzi kuri w'igikundiro ibyo muri Isiraheli cyangwa ibyiza ninde byagenewe. haleluya. Hari ukuntu Shitani ajya twihebesha akatwereka ko ibyiza tutabigenewe. Hari igihe cyageze nanjye akajya nyongora akambwira ati bimwe warabigenewe ariko iki kimwe ntago hakigenewe. Nangira kwiyakira numva ko icyo kimwe yanyerekaga kitari icyanjye, ariko ndyamye Imana irambwira ati Shitani yarakubeshye, ahubwo nta kintu na kimwe utagenewe, ahubwo komeza gusenga nacyo uzakibona. Nuko rero Imana ibwira Samweli ahanura Sawuli ngo wihangayikishwa n'indogobe kuko nta kintu cy'igikundiro utagenewe. None se uri umwami mu by'ukuri mu gihugu, urumva wari ujya gushaka indogobe mu bihuru, watuma abaja bakajya kuzireba, watunga n'iziruta indogobe. Iyo Imana yaguhaye iba yaguhaye, nta muntu wakuvanira amaho, nta n'uwashyiramo amazi ngo byemere, nta n'uwakwambura ngo byemere, nta n'uwavuga ngo no, nta n'uwavuga ngo oya. Haleluya. Hanyuma Samweli yaramaze guhishurirwa Sawuli ari muntu ki. Hari igihe uba utisobanukiwe, ndagira ngo umuntu wese yisobanukirwe muri uyu mwanya. Hari igihe ushaka kuba utisobanukiwe, ukaba utazi ikiri muri wowe. Sawuli ntago yari yarisobanukiye ko azaba umwami, ntiyari azi ko ari n'umunyembaraga, ariko Imana yari imuzi. Samweli arebye Sawuli mu mwuka aravuga iby'igikundiro ni ibyande. Yaravuze ko ndeba ari wowe biriho, ko ndeba urugiye kuba umwami byose bikakwitaba, kucyangayikishijwe n'indogobe. haleluya. Samweli amureberayo aravuga ati iby'igikundiro ni ibyawe we. Uyu mwanya Shitani nareka kutwihebesha, nareka kukwereka ko utari gutaka ngo Imana yumve, nareka kukwereka ko uri uwo gupfa, nareka kukwereka ko udafite gahunda y'ibyiza, nareke kudutera ubwoba ngo natwe dushiduke, ahubwo reka kuniha kwacu kuzamuke kugera imbere y'Imana. Imana nimara kukumva aho iraca ntabwo mpazi, nawe ahica ntuhazi. Icyo tuzi nuko turatabarwa, Imana ihabwe icyubahiro. Nuko arangije aragenda aramufata. haleluya. Agiye kubaza indogobe ariko yahafanye igisubizo. haleluya. Umurongo wa 22 haravuga ngo Samweli aherako ajyana Sawuli n'umugaragu we abinjiza mu nzu y'abashyitsi, abicaza ku ntebe y'icyubahiro mu basagwa 2 nka 30. Maze Samweli abwira umunyagikari wati zana umugabane naguhaye nkakubwira kuwuhisha. Nuko umunyagikari aterura ukuguru n'ibyako byose abihereza Sawuli. Maze Samweli aravuga ati ngurwo uruhisho rwawe, tereka imbere yawe urye, kuko wabihishiwe bikarindira igihe cyategetswe nkirarika abantu. Nuko uwo munsi Sawuli asangira na Samweli. Bamaze kuva ku kanunga bamanuka mu mudugudu, baherako burira inzu bajya kuganira. Bukeye bwaho bazinduka kare mu rubungabungo. Samweli ahamagara Sawuli ari hejuru y'inzu aramubwira ati haguruka ngusezerere. Nuko Sawuli ahaguruka asohokana na Samweli bajya hanze. Bakimanuka aho umudugudu ugarukira, Samweli abwira Sawuli ati bwira umugaragu wawe atambuke aba agiye imbere. Nuko abanyuraho ati ba uhagaze aho none aha nkumvishe ijambo ry'Imana. haleluya. Nuko Samweli yenda imperezo y'amavuta ayamusuka ku mutwe, aramusoma, aravuga ati mbese ibyo si byo byerekana ko Uwiteka kwimikishije amavuta ngo ube umutware wa gakondo ye? Nuko ubu numara gutandukana nanjye uraza gusanga abagabo 2 ku gituro cya Rasheli mu rugabano rwa Benyamini i Serusa. Barakubwira bati indogobe wari ugiye gushaka zarabonetse, kandi noneho so ntagihagaritse umutima w'indogobe, ahubwo ahagaritse uwawe. Ariho aravuga ati noneho iby'umwana wanjye ndabikika nte? Amina. haleluya. Imana ishimwe.
ijambo ibanga. Haleluya. Baragiye ngo basanga Imana yamaze kubwira Samweli biri bube, ndetse abwira n'umugaragu ngo aramuhishira. Fata akaguru k'inyama aragahisha. Bamaze gutambaraza barasangira, kuko Imana yari yamuhaye amakuru. Bamaze gusangira ngo ahagarara hejuru y'inzu, aramuhamagara Sawuli, we ndashaka noneho kugusezerera. Ngarangije aramuherekeza. Yari yazanye n'umugaragu. Uyu mugaragu yari afite n'ituro, ariko haleluya, arangije kumumanira ngo ku musozi hepfo gato, abwira umugaragu ngo ubutambutse. Arangije abwira Sawuli gafata impereza musukaho amavuta, aramubwira ngo ubu none ubaye umutware. Haleluya. Imana igusukeho amavuta mu izina rya Yesu. Aramubwira ngo none ubaye umutware. Ati kandi ngaho genda, nugera hafi ku gituro cya Rasheli urahura n'abagabo babiri, bakubwira ko indogobe zabonetse. Ati kandi atuma indogobe zirahari, hasigaye ikibazo cya papa wawe guhangayikiye. Ari kuvuga ngo arabikikate, indogobe zabonetse ariko umwana wanjye yabuze. Haleluya. Mu gihe cy'icuraburindi Imana ijya yitamurura. Mu gihe cy'indogobe zabuze, mu gihe Sawuli yari yabuze, yagarutse yabaye umwami. Imana ishimwe. Imana ikuremere igituma abantu bose baceceka. Imana ikuremere igituma amavuta yakubonekaho. Imana ikurwanirire. Imana ikwiyereke mu icuraburindi, mu gushakisha indogobe uhure n'igisubizo cy'umutware, uhure n'igisubizo cy'amahoro. Mu gihe abantu bavuga ngo rapfuye, nta n'umwe musigaranye uri gushakisha bamenya ngo aguha amakuru yo mu isi wayabuze, Imana ikwiyereke mu gicuku cya nijoro. Niko ngusabiye, nanjye nisabira. Yesu aguha umugisha. Reka dusenge Imana. Intego nari mfite, Imana yumva kuniha kw'abantu banjye. Hanyuma Sawuli avuye aho yatangiye kurwana aratsinda, kuko Imana yari yamwimikishije amavuta kwa Samweli. Nawe waba uri kuniha, Imana yumvishe kuniha kwawe. Irambwira ngo ninze nkubwira amagambo agukomeze. Kubwo kuniha k'umunyamubabaro, Imana irahagurutse. Kubwo kuniha kw'igihe umaze igihe urwaye, Imana irahagurutse. Kubwo kuniha kw'ibikomeye urimo, Imana irahagurutse. Kubwo kuniha k'ukubona uri wenyine, Imana irahagurutse. Imana topista igrome fa. Imana irahagurutse uyu mwanya, kuko imaze igihe ibireba, yishakiye inzira, ntago ari wowe ushaka inzira. Imana yabanye na Sawuli niyibanye nawe. Imana yabanye na Samweli niyibanye nawe. Imana yabanye n'abacu niyo Imana ibanye nawe. Jambo gufata umwanzuro. Aburahamu yafataga umwanzuro, Samweli nawe agafata umwanzuro. Ariko uyu mwana nagira ngo nkubwire ngo Imana igufatira umwanzuro w'ubutabazi bwihuse. Abantu baceceke, hanyuma batarabona Imana usenga bayibone mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenga aho uri hose udukurikiye, ufashwe n'iri jambo Imana iduhaye. Urakoze Mwami Imana, urakoze kuko udukunda. Tugushimiye yuko wumvise kuniha kwacu kandi kuhagurutse gukora. Ucyumva kuniha kw'Abisiraheli, wimitse Sawuli kugira ngo abashe kubavana mu kaga k'Abafilisitiya. Natwe turagushimiye kuze gukora, kandi ko wumvise kuniha kwacu kwakugezeho. Natwe turaguhamagaye kugira ngo uze Data. Imana igendera ku mababa ya kerubi, Imana itagikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Turaguhamagaye, umuntu wese udukurikiye muha umugisha, kandi umutabara uko agukeneye, kandi aherereye hose umugereho, kandi gufashwa n'umukarabe ku buzima bwacu. Mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Amen.